ariko se divi ura hango mariki ntabwo nari kubwiye gusigara ku biryo hariya ako se dore kumbwira nabi ahubwo ko mbona ibintu byafashe indi byafashe ntera nakubwiye ko mfite ikibazo we ntabwo uri kumva abwira se serukisha umuntu nabazaga ari izanjye zirandukisha rero ntari gushaka kumbwira ngo sorry nta kintu na kimwe urahagaze urandeba aho ngaho uri kundeba siki urumva wishimira ko nako nasubira hano reka nkubwire Shema buri kintu cyose ntabwo uri wenyine kandi urabizi ko ngiye jori mbanje ndafightinga kugeza ku munota wa nyuma ngiyewe tuzajya tuvugana kuri telefone diro zose humura tuzajya tuzikemurira kuri telefone ako Shema ntabwo naguma hano basi se nyumva gatoya ugiye hehe ibyo bibazo byawe ugiye kurwana nabyo urabirwanira nabyo hehe kuki uko wumva ko umugabo wanjye yabimenya tumva ko umugore we nawe ashaka kubimenya ese abimenye urumva ngewe bitankoraho ariko nk'uko byankoraho nawe nk'uko byagukoraho twese turihangana ibyo bintu tukabyirengagiza kugira ngo dukore ibintu byacu dufite ubwenge tudahobagurika cyane ko twese dukuze none si ubushema ko atajya kurara ahantu tutazi koko kubwira ngo wenda naraye ahantu runaka aribyo byoroshye kurusha uko wenda ashobora guhura n'ikibazo ntanabone uko akomenika ubu turaryama twizeye iki turaryama tuzi ko Shema ari hehe ntibuze uko kumenika gutari Chérie Ben Bonjour Kwaryamiriye wabaye amahoro hakeye kwagira ngo warwaye se uri muzima numva ntameze neza ariko nanone ntabwo meze nabi cyane biteze ni byiza hose waramutse gute nanjye naramutse neza narinje kukubaza niba nta makuru ya Shema yaba yarayaje cyangwa yaguhamagara n'ubu Shema ntabwo yigeze aza kuko impamvu y'umuntu natinze kubyuka nuko njye naryamye bwenda gucya nyuma ya cyagiye tugiye kuryama njye nakomeje ndamutegereza nangaga kurara wicariye gusa ariko ntabwo yigeze aza naje n'ubundi bwenda gucya bivuze ko yaraye ku gasozi nta no kuguhamagara ntabwo yampamagaye none se uri gutekereza iki icyo ndi gutekereza ndatekereza ko yaraye ku gasozi ubundi nkaba nzi ko ndetse ntekereza ko yaraye ku gasozi hinduka inkuru hanyuma nanjye nkabyuka nkajya mu kazi n'ibyo kugira ngo ntekereze iki kindi njya kumushaka ese ntabwo twajya kumushaka ubu ntiyaba yagize ikibazo koko none se turamushaka hari aho twamutumye nibura ngo uvuge ngo twamutumye aha n'ahatinda reka tujye kuharebera ibyo ndumva twakwitabaza ubuyobozi se bukadufasha iki tuvuga ko twabuze umuntu bamunizere bamukuye mu nzu byagenze bite
njye rwose kuba banshimuta nabonye ibintu byose bishoboka situation nk'iyi urakeka ko nawe yashimuswe se kugize wumva ko atashimutwa situation nk'iyi ngiyi iyo upanitse cyane birazamba kurusha uko watuza ugashaka icyerekezo n'igisubizo ngahibaze ndamutse ngurumanye mu mutwe nutse ugacumbeka ngashya gacumba ko ku bwonko bugasara bukayaga nakora iki twakora iki twamukureze none ubu tujye ku kazi se tugiye kujya ku kazi dukore tugashobora cyangwa katunanire si byo se hari igitekerezo ufite se cyari icyo cyo kuba twakwiyambaza ubuyobozi bakadufasha gushaka umuntu ko niba umuntu yaragiye ejo ntatahe bikaba bigejeje amasaha nta gakuru ke ariko wenda ubwo ufite ukuntu ari kubitekereza ariko njyewe numvaga ari cyo kintu cyadufasha nanjye ndimo ndashaka icyo gukora wowe ugenda witegura tujye ku kazi byanze kunze igisubizo kiraboneka rega kaje karererwa kanyanga nitegura nawe ubwo wabyuka shari tugende rero kuki uryamye se ufite ikihe kibazo shari turashize shari 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 kaho yewe ariko rero nubwo wambwiye ngo ntabwo urwaye ariko urarwaye kumvuye hano twumvikanye ko ngiye kwitegura nawe ukitegura tukajya mu kazi nkaba nsoje kwitegura ukijyana rwose sinkubwiye ko ndyamye mu gitondo naraye nicaye shema ntabwo ashobora kumbeshya ngo yaje ngo byagenze gute none bisobanuye ko utari bujye mu kazi se naryamye saa 12 za mu gitondo naraye nicaye mutegereje mu kazi ndajyayo ubundi se wambari ukagenda agiye nkaza kuza nkererera wenda ukamvugira ariko ngo ndagutumye nsabye ubushyuhe yacara nukuri ndyamye bukeye pe okay none se nyine sinari kubura kuza kukureba ngo tugende gukora barumva nariyumviye hano mbwira ngo njye kwitegura nawe ugiye kwitegura sinzi ko ngiye kuryama hanze ko ndabishobora ariko birananiye ndarushye mfite ibitotsi meze nk'umuntu urwaye genda nyine ndaza kuze yakoze sheri ntaragenda gatoya ntakubaza kuko none ndabona utameze neza ushobora no kurangira utaje mu kazi nkagaruka ngusanga hano nimugoroba ariko ndumva nyine nabikubaza gusa nta kibazo mu by'ukuri utambeshye ko urategereje wenda ngo uzibwiriza ubimbwire kuko ariko natekerezaga mbona utabimbwiye mu by'ukuri utambeshye mu ibaruwa ya berize yari arimo iki kumaze iminsi mbitekerezaho mwumva sinzi
Okay. Ibaruwa Berize yansabaga kuzita kuri Shema. Umugabo we akaba n'umuvandimwe wanjye. Ikindi yampaga nimero ya telefone tuzajya tuvuganiraho njye nawe twenyine. Ko yarakeneye kubimpa mu buryo bw'ibanga. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko nyandikira aho kugira ngo telefone no kuri iyo telefone cyangwa telefone kuri telefone y'undi muntu nk'iyo nimero. Ibyo ngibyo. Si ibyo bintu ko numva bidasobanutse. Ibikize bidasobanutse. Ngo akwandikira ngo uzite ngo kuri Shema ngo umuvandimwe. Kuki se nyine yakwandikiye ntiyandikire Shema? Cyangwa izo nimero za telefone muvuganiraho zirinda kubibanga. None se hari ikindi kibazo Berize afite kitazwi gituma atazagaruka, gituma abinyuza muri ubwo buryo bumeze nk'amayobera no gutsimba ibintu. Njye ntabwo ndi kubyumva. Ntacyo nzi. Sinzi niba gihari. Kandi ikindi none se ubwo namenye biri mu mutima we koko. Cyangwa hari ikindi kintu ari kumisha Sheri. None se bumva ndikugurisha iki? Urumva cyaba ari nk'igiki? Kuko Berize cyangwa se Shema si umwana w'uruhinja barinda kuragiza ngo ku buryo yakwandikira. None se ntago se ajya avugana n'umuntu, Shema ntago ajya avugana na Berize ku buryo. None se ibyo bintu byewe rero, none se wumva ikindi ari ikihe? Ugiye kubimbaza wenda iyo aza kuba hari nari kubimubaza, ariko se uri kubimbaza ngo gusubize iki? Cyangwa Berize arashaka kuruta umugabo we Shema akaza mu kabana. Ko? Ako ikivuga ni ibiki? Cyangwa wahanzwe? Ngo agiye guta umugabo we ngo gase? None se ata umugabo we aze tuba ari igihe tubana, aba ari igihe dushakana? Nibyo uvuga? None se urumva bidashoboka? Mama we, osh. Tugende. Tugeze. Genda reka njye kokanakire ku kazi. Ibyo bintu uvuga urumva bishoboka? None se akwandikira gute umugabo wari hano ntamwandikire urwandiko rukakunyuraho noneho ngo nimero ngo muzajya muvuganaho ngo muri babiri mwenyine? Haka ibyo ni ibiki? Ugiye kubimbaza nk'aho ari igihe wiyandikiye? Ngibyo utekereje ntabyo nigeze ntekereza. Wenda ubwo nanjye reka nze ntagire mbitekereza, ariko se njye ntabwo natekereza ikintu kidahari. Berize azi ko afite umugabo we ni murumuna wanjye. Niyo byaba ari byo ashaka se arumva yatandukana na murumuna wanjye igihe nkabana na ntabwo ari byo. Ariko rero genda ku kazi, cyangwa se uragira ngo byuka tujyane. Ibyo bintu kandi ubyivana mu mutwe ntabwo bishoboka. Kwanza reka nze tugende tunajyane. Ugende. Ubundi se kuviza nimero yazi gwa wigeze umuhamagara? Genda Nsubizo kanseko. Nseka sawa kugira ngo nsubize. Nashaka kubaza hari amakuru ndi kumva ko abantu bashaka gukurikiranaho bose mugiye n'ibyo arimo, niba koko yaragiye muri misiyo cyangwa kugira bamenye nimba aho n'ababwenda ariho bashaka kubarira. Ayo makuru icyo bayumvishaho Kaporosi ngo kujya muri misiyo, abantu bashaka gukurikirana bamenye ahantu ari, ese koko yagiye muri misiyo, ese ari mu biki. Ayo makuru ko nigeze kwumva ari ikintu waba ubiziho? amakuru ndumva ntayo nzi kuko ndumva ntayo nzi pe, kuko yaba ari abakozi twaganiriye nabo tumaze igihe wenda tudaheruka kuvugana byinshi, ariko nabo numva bavugira uruhande rwawe ndumva amakuru batajya bayavuga.
nayumvishe ibyo byose nawe uramfasha kunyumvira niba koko cyangwa kunekera cyangwa kumenya niba koko ibyo ndi kumva yuko bimeze, yaba amakozi mukorana, yaba mu bagenda muri iki kigo ntamenye uko nari igihe ashobora kuza bashaka amakuru atanabareba, mbasha kumenya abo ari bo n'icyo bagamije n'impamvu bari kubikurikirana cyane ko burya nta muntu ukurikirana ikintu nta mpamvu ihari. Ko ndaza kugerageza nihagira abo tuganira wenda numve ko ayo makuru waba afite cyangwa wenda hari igiteje ikibazo kuri izo nkuru ziri gucicikana, uko bisa kose wa mugani ubwo birahari, niba biri kuvugwa muri kampani bikakugeraho nk'umuyobozi mukuru wasanga harimo ikintu. Ndaza kugerageza ndebe ko hari amakuru namenya ajyanye nabyo. Nta kibazo. Divine ari ugeze umbonera uyu munsi ndumva ntawe nabonye Divine. genda umbarize Shema numubura muri biro ye, umbarize Shema mubwire ko mushaka Divine. Yego genda ubimurikiranira. murakoze. ariko muri bwiza cyane kwe. tugomba natwe kugira raporo twuzuza kugira ngo turangize umwaka byose ari amahoro. gusa ubu namwe hari umuntu uri bubabaze ngo raporo ngo mwatinze kuyitanga kandi ahubwo ari mwebwe twakabaye zose tuzigeza. gishobora gusanga ahubwo ngiye mbazwa izirenze izo mwe mutanga, ko nanjye mba ngomba gukora izindi kandi burya ntabwo byabura nanjye ibyo nsabwa. ariko umugani nanone nanjye nari nirengagije ko n'izo dukora zose zikugeraho ahubwo nawe ukazikoramo izindi. Wambaye neza. Urakoze cyane. Hose cyangwa wenda ni igice kimwe nambaye neza? Wambaye neza ariko cyane ishati wambaye ni ishati mbona nziza. Also thanks. Ariko kubw'iyo mpamvu nyine nzajya mpora nyambara cyane ku bwanyu. Ntacyo. Shema nashobora kubwira dukomeje kumva muri hano hanze zibibiswa bamwe bavuga ngo bashaka kumenya aho bose arakoze bamwe na bamwe, ntabwo nzi ngo nabaha ariko arabumva nyine buhoro buhoro umuntu akabasha kumenya iyo ava n'iyo bijya. Urumva rero ibyo ndi kukubwira hari ibyo wabwira abakozi bamwe na bamwe ndi kumva bashobora kuba batari kumva cyane wenda ibyo umuntu ashobora kubabwira, bamwe bakikorera iperereza ryabo ugasanga bamwe wenda bari kwishakira amakuru atandukanye n'ayo bahawe. Burya ari igihe umuntu aba afite akazi ariko akagira n'akandi yongeraho kandi kamufitiye umumaro. Niba ushaka kujya mu iperereza utazishyurirwa ukajya muri investigation runaka ntawakwerejeyo nta n'inyungu uri buvanemo, icyiza rero numvaga ko abo bantu bafasha kumenya abo ari bo, bashaka kumenya aho bose ari. Noneho icyo gihe ukuntu tubigenza umuntu aba igihembo kibakwiriye. Burya yarangije umwaka atari mu kazi n'undi ukazatangira atari mu kazi, nibwo yamenya agaciro ko gutuza akamenya ibyo agomba gukora n'ibyo agomba kuvuga, sibyo? Umfashe rero cyane ko wenda nkanjye nshobora kuba nitonda kurusha na bosi bari kuvuga, kuko waramutse anamenye ko ibyo byose bihari na nisa nabo bakiri mu kazi we yanabirukana. Gusa nyine wenda ndi kubyumva ku ruhande rumwe, ariko wenda nk'ikintu ndi kwibaza niba wenda akazi gashobora kuba kari gupfa nko mu mpande ebyiri. Hari abatangiye wenda kwigira nk'inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se abatangiye gushaka nyine wenda no kwinjira mu bintu bitabareba bakanga kunyurwa n'ibyo mwatubwiye twese. Icyo nacyo umugani ni ikibazo, ubwo numva hari n'izindi mbaraga cyakabaye kigomba, ubwo wenda umugani nabyo umuntu azashaka uburyo byitabwaho. Ariko wenda
nk'icyo ndi kwibaza wenda nta kindi kintu kiri gutuma nk'akazi gapfa hano mu kigo ibintu bitagenda neza nk'uko byakagenze, ntabwo mwabafasha nibura nk'abantu bafite icyo kibazo wenda aho kugira ngo akazi gapfe mukababwira ngo exactly wenda boss ari muri bino bintu ari gukorera ahangaha, byaba na ngombwa wenda bakaba banavugana kugira ngo koko bakore batuje bari byo byatuma akazi kagenda neza. Njye ku ruhande rwanjye niko mbyumva, wenda ba bandi bari kwica akazi badaciye mu izo nzira bari kuba bibereye wenda nko mu bindi bintu nabyo bitajyanye n'iyi kampani akaba aribo bahanwa, ariko ufite impungenge gusa z'icyo kintu cyo kumenya aho bose ari wenda ukaba mwamufasha kuko bakanavugana akaba nawe yababwira nyine ubwo butumwa. Ikibazo Shema ni uko wamugana uhura n'icyo kibazo atanaza ngo akubwire ngo gutya na gutya kwiyorizaho gukopya ngo uri kubibibisa ahandi, kandi buri kintu ushobora kubibisa gutyo ntabwo ubona igisubizo cya nyacyo waba ukeneye. Ariko ndateganya ko muri iyi minsi before yuko umwaka urangira dufite inama n'abakozi bose. Icyo gihe rero bizaba ngombwa ko uzaba arimo afite ikibazo runaka icyo ari cyo cyose, icyo gihe tuzababwira uko bimeze. Nimba mubwiye ngo ari hanaha ari muri akazaza agaruka igihe iki n'iki, ubundi uzavuga ibyo ashaka cyangwa ikorera iperereza ry'inyuma aho uzamuza kubikora. Ubwo nanjye ngiye kugerageza nshake nyine uburyo nabikurikirana, kuko hari nk'ibyo nari nanaganiriyeho na HR ariko mbwira ukuntu umugani usanga hari abakozi bagenzi bacu bagera nko mu kazi ugasanga yibereye nko kuri za filime, ari kureba filime mu kazi, ugasanga yibereye ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, za Instagram n'ibindi, ugasanga ibyo biri kudindiza imikorere cyangwa n'ibyo dushaka kugeraho muri iki kigo. aho nanjye ndi kuhomba ndi nk'umuyobozi ntabwo nabahuhiramo, ariko nyine niba hari n'icyo ngicyo cyo reka tubyiteho nyine nanjye ngende menye uko bimeze ngo ndaza fasha turebe uko tubigeza bive mu nzira, hato n'umwaka utaha bitazagarukamo kandi bitagakwiye. Nk'ibyo ngibyo by'abakozi bameze gutyo nanjye ndababona nkanahura nabo nkanabanyuraho, ariko kugira ngo ndenzeho basenda dukora akazi nta kibazo ntabyirengagiza. Ariko icyiza no kwenda namwe mu bakozi mubyibonera, kuko mbivuze ndababwira kubera ko ari boss no kubera iki ariko vana mu nuko nyine biteye ikibazo. Nkurikiranira ibyo ngibyo mfashe byari byose mu minsi mikeya ibintu byose bizajya ku murongo, dore ko natwe ibyo twifuza. Turabona ntawe utakenera iterambere cyangwa se ku kigo cyari ibintu byose biri ku murongo. Ndabikora ibyo mbona nabasha gutanga n'umusanzu, ndabikora byose nta kibazo. Cyane abakozi maze kumuyobozi hano ko narembye kubera amajoro Shema naje nicaye. Ku kazi se kameze gute? Akazi karagenda. Wabashije kugakora? Ndagerageza. Shema yagiye se ko ntamubona kuri biro ye ofisi, ndabona arimo gusa. Sinzi mbonye asohoka. Sasa Divine rero ndagira ngo yumve neza, sibyo? Tutitaye ku bintu ibyo ari byo byose bitubangamiye bitujena n'ibyo turwana nabyo, ndagira ngo dusubukure gahunda yacu tuyikore ku mugaragaro kandi twerure mu gihe gito cyane, mu minsi mike ishoboka. Ngomba kuba namaze kumenya irengero rya boss, kuko nta kintu na kimwe twatwaranye. Niba ari umuntu twaruhanye tugitangira kampani tuyishinga, tuguza, tugenda n'amaguru, tumara amezi 2, 3 na 5 tudahembwa, twageraho gutya kampani imaze gukomera ifite amafaranga, ihemba abakozi, ikoresha abakozi bakomeye nkatwe n'abandi uzi, ukumva ko umuntu ararigise.
ngarabuze gutyo gusa ngo umukungu yashatse cyangwa byagenze gute ngo umugore we ngaje kumusimbura sibyo uranyumva ndashaka ko urugura amazina y'abantu nagusabye abantu bose dukora n'ababa bo mu mabranche y'iyi kampani ndetse n'aba hano bari ku ruhande rwacu bumva igitekerezo cyanjye nawe cyo kuba twashakisha boss tugakurikirana ibye. Icyo ni icya mbere. Noneho abo ngabo nitumara kuba tubafite ubwo ndakubwira ko tuzabatwara. Hanyuma ikindi nawe ndashaka kumbwira niba nta gakuru nta makuru na make wowe ubwawe urabona umuntu ashobora guheraho. Icyo ngicyo birumvikana ni ikintu cyo gushyiramo imbaraga tutite ko dufite ibindi bibazo tugomba kurwana nabyo, ariko n'icyo ngicyo tukakigendamo. Tugomba kwiga gukora ibintu byinshi cyane kandi byose bikajya ku murongo. N'ahandi nta mpamvu y'akarengane. Ndakeka niba nta n'ikiza bose yagukoreye ntabwo wakwishimira kubona ikiremwa muntu kirengana gutyo gusa. ndabyumva ariko kumbona ntazi hari ikiganiro mperutse kugirana na boss dina ati iki nk'ibi boss bisa naho ujavuye. nari ndi kuzenguruka mu bakozi ndeba ibibazo bafite kugira ngo ndebe n'uko nabikemura. Tumva nawe ariko utangiye gufata ubuyobozi. Niba ibibazo usora urimo? Hari abafite ibibazo by'amamashini adakora neza, hari n'abafite imashini zishaje zikeneye kuramparaswa. Nibyo narebaga rero. Tumva atangiye gufata ubuyobozi wa mugani. Waba se nawe ushaka wese ngo tuba twabakorerekanya ubasha wenda bari ibyo ujyamo tumenye ku kigo tukiguhariye. Anyway, ndashaka kubaza ko ndi kumva amakuru y'uko hari abantu bashaka kumenya aho boss yaba ari na mission yagiye kuyikorera. Abo bantu waba bazi amakuru waba wayumvishe bimeze bite? Boss, buriya rero ngewe ukuntu nteye ntarumva ikintu ngo kize kinyigerere mu matwi, ntabwo ngifata nyine nk'ibihuha biri aho ngaho. Rero kubyumva mu bantu bicicikana ntabwo bisobanura ko nabihamya nk'ukuri. Niba wenda abakozi baba badutinye ariko wenda ndaza kubikoraho ndebe. Icyo nari nguhamagariye ndashaka kubwira ngo unkorere list y'umuntu uwo ari we wese, umukozi wese ushaka kumenya aho sebuja yaba yaragiye. Unkorere list kandi bose wakire ku murongo. Ikindi kandi nawe nimba urimo ntuze kwibagirwa, nawe ushyire kuri iyo list kugira ngo ngende mbereka aho uwo boss wanyu mushaka yaba ari kugira ngo mukomeze mukorereyo, kuko byaba bigaragara ko mutaba mukora akazi ahubwo mwamukora umuntu. Bivuga ngo nimba ari gushaka rero ndamubagezaho uko bikwiriye. Siko bimeze? Kuko ntabwo nshaka umuntu uzaguma muri iki kigo atazi ibyo ashaka, atazi icyamuzinye, atazi icyo agomba gukora. Ubwo akasa karima muninjiramo uko yiboneye ngo soho uko yiboneye. Hano ni ahantu hafite ubuyobozi, hafite n'amategeko bagenderaho. Bitabaye ibyo rero urumva ko ntacyo twaba turimo, nta n'icyo byazatugezaho. Sinzi ibyo mvuga nibwo wabyumvishe. Yego ndabyumva, ariko iki? Genda ujye kunkorera ibyo nkusabye, ibindi ubyihorere. murakoze, mugire umunsi mwiza. ibyo birakomeye sasa. Bivuze ngo inzira turi kunyuramo ibyo dupanga nawe ari gupanga ibindi bye, sibyo? Nyora ariko dufite ntabwo ari umuhanga kurusha abandi bantu bose, nta nubwo arusha abandi bantu bose bariho amashuri. Ashobora kuba akeka ko ari umuhanga kuturusha agasanga turi abahanga kumurusha. Ubundi bavuga mu kinyarwanda baca umugani ngo guhiga ubutwari muratabarana. Ubwo rero nabo tugiye gutabarana. So akazi keza wowe wihorere kandi ubumure nta kizakugeraho. Nihagira ikintu kibi icyo ari cyo cyose kijya kubivamo nzakwitambikira wowe humura, sibyo? Ntabwo ushobora kwemera ko
habaho ibintu by'akarengane gutyo gusa sibyo se nta kintu twadukorewe natwe ejo bundi bazadusohora bakaduhambiriza n'imbwa niba nyiri kampani wayivunikiye wayishinze twatangiranye nayo nyuma ngo siye ngo ni ya ngo na ayivamo gutyo twe noneho ibaze ngo ubu ibaze niba umuntu yarahemukiye umugabo we akamunyaga wibaze ngo wowe atazi mudafite icyo mupfana mutameze gute azagukora biguki uzurumva azibuka ibyo wakoze byose wabyumvise niba nta n'icyo kwitora rwose ubona ngo umurwane n'umurengere wabikora wowe wirengera sibyo akazi keza Shema. Sinzi wenda niba ushaka gukuramo imyenda wagenda ukabona uyikuyemo cyangwa inkweto ariko turi hano kugira ngo tubanze tuvugane icyo gitumye ngumisha revine hano hanyuma nawe ndashaka ko uza tukabanza tukavugana tukagira ibyo dushyira ku murongo kubera ko hari ibintu bitari buze gukunda wandaje nicaye ijoro ryose naryamye saa 10 za mu gitondo sinzi aho waraye ubwa mbere waraye ku gasozi cyo ni cyambere cya kabiri dukeneye kugira ibyo twumvikanaho nkamenya niba ndi umugore wawe uri umugabo wanjye cyangwa ndi umukozi wawe cyangwa se ndi umwana wawe ku buryo unyitwaraho uko wishakiye cyangwa se ku buryo witwara uko wishakiye hano muri urugo ikindi tukanaganira tukareba buriya ahantu hose haba umuyobozi twitoremo umuyobozi w'urugo hagati yanjye nawe kugira ngo buri wese atazajya yiyobora cyangwa se buri wese atazajya akora icyo yishakiye kuko iyo kumvikana byanze habaho gufata icyemezo kandi kigafatwa n'ufite ubwo bubasha genda ukuremo inkweto niba aricyo kikunyanye cyangwa imyenda n'iki wabyumvise se abyumvise ibyo ni ibisize ugiye aho nshaka iki mbonye aricyo gisubizo cyoroshye kubera yuko iyo uri kumbaza aho naraye nkaba numva nta n'ubusobanuro mfite bwo kuguhereza ngiye mfashe icyemezo cyo kugenda aho naraye bivuze yuko nshobora no kubona n'ahandi ndara cyangwa nkasubirayo nkaharara mfashe icyemezo rero aho kugira ngo njye nkomeza kugutesha umutwe ntume wenda nanakomeza no kwitambika n'urukundo rwawe na divine niba uri kuvuga ngo ndi guteza ibibazo njye ndumva nta n'ikindi kibazo kizongera kubaho nta kibazo nzongera kubateza nimusigara ahangaha rwose usigarane n'umugore wawe mutunganirwa njye ndagiye rwose nta nubwo nzanagaruka baroga nabi barakaburya none se Shema bibi ugiye ku okay sawa amahoro bashakaga sindayaguhaye none se Shema kuba nari nkubwiye ngo ibintu wakoze ni amakosa nkeneye ko tuyaganiraho cyangwa ndereka ndeka kubyita amakosa hari impamvu yatumye urara mu gasozi cyangwa urara aho waraye ntazi ugatuma abantu barara bahangayitse nkarara nicaye kugeza n'aka kanya nkaba narinze kubirwariramo sibyo reka tubyoroshye nta kibazo ku hano ubu uzajya ubeho uko ushaka nese urajya ngo bigende gute icyemezo nagifashe ndi umuntu w'umugabo none se ugifashe kuko nkubwiye ngo wakoze ibintu nabi ngo wagize gute urabona bino bintu mbiteguye kano kanya njye iki cyemezo ntabwo ngifashe kano kanya rwose umva akasaba ntacyo ngaho subiza igikapu cyawe mu nzu tubanze tubiganireho wenda turaganira iki none yiteje wowe ko uhetse ibikapu
shari nanjye ndagiye. ugeze gute ujyana na shema se ariko urugo rwanyu narubasigiye ntabwo mbyirukanye njye nafashe umwanzuro wanjye wo kugenda mwasigara mu rugo rwanyu ni njye wari ubabangamiye mbateje ikibazo sigara rwose shema uretse nkaho ugiye Ikigaragara ni uko ikibazo ari njyewe. Rero aho kugira ngo umuvandimwe wawe utagende njyewe nagenda kuko ikibazo ni njyewe rwose. urabizi se ko nugenda bwari bugume hano Ntabwo mbizi ubwo yaba ari ikindi ashaka. Shema nta mpamvu yo kugira ngo ugende agenda. ahantu harimo uburozi kabisa ntabwo ari gusa aha harimo rwangendanye mwebwe babiri mushobora kuba mufite ikibazo cyangwa mwabipanze hari aho mujyana Njyewe njyana na Shema. Uko ubizi sari gahunda njyewe njyana na Shema. Aho yaraye ndahaza. ishime se ko mufashe icyemezo cyo kugenda da niba ngiye mutanyubashye njyewe nkanjye nijoro ntabwo muri buryubahe bwije nkuko ubivuga niba ntaho mujyanye uragenda ukwawe nawe agenda ukwe nihagira ugira ikibazo se muri mwebwe mugiye mu nzira muratabarwa nande she muri Rwanda nyine nk'umugabo tu wowe urarwanaho nande Nta kibazo mbibigiye.